Zirikana ineza ye, Dios es todo, Dios es Dios, Dios es bueno. Zirikana ineza ye, Dios es todo, Dios es Dios, Dios es bueno. inshuti bakunzi b'umuyoboro wa tumenye Kristo Urumuri na Kiliziya ye TV, turabasuhuje tubifurije ikaze kuri uyu muyoboro wanyu kandi wacu mukunda kandi mukurikira muri benshi. Tubifurije kandi gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro tubagezaho ndetse n'ibyo tugenda tubategurira mu buryo butandukanye. Tubifurije kandi no gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye. Uyu munsi rero ntibisanzwe, twabateguriye ikiganiro kiza kugaruka ku muziki usingiza Imana. Tugiye dufite abahanzi batandukanye benshi muri uru Rwanda, muri za diyoseze zitandukanye. Niyo mpamvu ngira ngo twakire umuhanzi uzwi ku izina rya Icyogere. Turaza kumenya imvo n'imvano y'iryo zina, turaza kandi no kumenya bimwe mu bihangano bye nka Icyogere. Twakiriye rero Icyogere kuri kamera za Tumenye Kristo Urumuri na Kiliziya ye TV. Aimable, tubahaye ikaze. Murakoze cyane kutwakira, kandi turashimiye abadukurikira bose n'abakunda iki kiganiro, abakristo by'umwihariko Gatolika, nabo turabasuhuje, kandi ndizera tugiye kubana muri iki kiganiro cyiza. Muri iki kiganiro rero turaza kugaruka n'ubundi ku rugendo rwa Aimable, ubundi duhereye aho ngaho ku izina ry'ubuhanzi mbere yo twinjira mu bihangano nyirizina. Icyogere rifitiye inkomoko. Murakoze cyane. Icyogere hari umuntu ushobora kubyumva kumva ko ari nk'izina wenda risanzwe, ariko bisobanuye ngo icyo Imana ishaka ko nkora cyogere. Harimo ibimeze nk'ubusizi, ariko nabyo ubwabyo izina n'ubuhanzi niryo nahisemo rero gukoresha, ariko ubusanzwe nk'uko wari ubikomojeho nitwa Aimable Twagirayezu. Yitwa Aimable Twagirayezu. Turi kumwe nawe rero hano mu busitani bwiza bwa Hotel Saint Andre Kabgayi, ku gicumbi cy'umuziki. Niyo mpamvu tugenda dutumira bamwe mu banyamuziki kugira ngo badusangize isoko y'ubuhanzi bwabo, aho bavoma inganzo cyangwa se imvo n'imvano y'ibyo bihangano byabo tugenda tubona byashyizwe ahagaragara, ariko hari urugendo rwakozwe kugira ngo tuzabone igihangano runaka. Mwatangira mudusangiza mu nshamake urugendo rwanyu mu buhanzi cyangwa se muri urugendo rwanyu mu muziki. Murakoze cyane. Nihuse, natangiye ibijyanye n'ubuhanzi kubyiyumvamo kera nkiga nko mu mashuri yisumbuye, ariko byari kubikunda gusa atari ukubikora wenda ngo umuntu yandike indirimbo ayisohore. Navuga ko nabyinjiyemo neza rero mu myaka 3 ishize, muri 2023 nibwo nasohoye ibihangano byanjye bya mbere, bimwe ndetse byakomozaga ku busizi, ariko nza kugera aho noneho nyuma y'umwaka ndavuga ngo ubusizi ni bwiza, bwagira icyo bumarira abantu, ariko reka nshyiremo n'ubuhanzi bw'indirimbo. Navuga ko rero muri make mfite urugendo maze gukora rw'imyaka nk'3 ishyira 4, ariko nkaba numva ngomba gukomeza nkatera intambwe igana imbere. Nibyo rwose, kandi tukwifurije gukomeza gutera intambwe nyinshi zigana imbere, kuko imbere ni heza, niko abahanga bavuga, cyangwa se n'abafite ukwemera n'ukwizera. Hanyuma muri urwo rugendo rw'imyaka 3 si mikeya, ariko kandi si na myinshi cyane. Niyo mpamvu twifurije gutera izindi ntambwe kandi ku buryo bwagutse. Muri urwo rugendo rw'imyaka 3 mwadusangiza igikubiyemo. Nibyo, murakoze. Muri urugendo rw'imyaka 3 habayemo ibihangano byinshi, byaba ari ibijyanye n'ubusizi, byaba ibijyanye no kwandika ibitabo, ariko ngarutse wenda ku muziki kuko ariwo turi kwibandaho uyu munsi cyane. Hashibutsemo umuzingo, abenshi bita album, nakozeho, namuritse umwaka ushize, nayishyize hanze umwaka ushize, nzanayimurika mu bihe bizaza, ubwo hari wenda nabyo turaza kubikomozaho igihe nikidukundira. Ni umuzingo uriho indirimbo 12 ziganjemo izisingiza Imana, n'izigaruka ku buzima busanzwe, ariko zifite ubutumwa bufite aho buhuriye n'imyemerere, ndetse n'ubutumwa nyine bwo
guhindura sosiyete, gufasha abantu kubana neza mu buryo butandukanye, ariko nkaca akarongo ku gusingiza Imana, ariko nkayisingiza mu buryo navuga ngo butandukanye. Hariho indirimbo ziri mu njyana zitandukanye, kubera ko burya umuziki ni umwe, kandi ukunda wenda injyana runaka, undi agakunda injyana runaka, undi agakunda injyana runaka, ariko byose biba bihuriza ku muziki. Hariho rero izo njyana zitandukanye ariko zose zisingiza Nyagasani. Yego. Aha, ubundi iyo uganira n'abanyamuziki, ikikubwira ko ari abanyamuziki navuga ngo ni umusogongero. Yego. Reka dusogongere kuri ibyo bihangano wenda mu masegonda nka 30. Yego, dushobora no kuyarenza gatoya. Reka dusogongere ku ndirimbo bita Bikira Mariya, cyane ko mu minsi iza ngira ngo abakurikirana radiyo cyangwa se bimwe mu bitangazamakuru bya Kiliziya, hari igikorwa cyitwa Mariyatoni. Bikira Mariya rero ni umubyeyi wacu kandi tugomba gusingiza nawe. Ikindi ukwezi kwa gatanu ni ukwezi kwahariwe Bikira Mariya. Yego, ni ukwezi kwahariwe Bikira Mariya. Nyina wa Shambo, mubyeyi w'urukundo, mubyeyi uzira inenge, uri umuziranenge, Bikira Mariya, wowe wumviye Imana, wowe wavuze yego, utubyarira Yesu, umutozi neza, akurana ineza, wowe wabanye na Yesu mu nzira y'umusaraba, ukababarana nawe, ukaba umuhamya w'izuka rye. Bikira Mariya, Bikira Mariya, Bikira Mariya, duhakirwe ku Mana. Wow. N'umusogongero indirimbo ya Bikira Mariya. Byiza cyane rwose, murumva ko biraryoshye. Si ibyo gusa, ntabwo yibanze ku ndirimbo zisingiza umubyeyi Bikira Mariya, na cyane ko turi mu kwezi kwahariwe umubyeyi Bikira Mariya. Turagushimiye ko waduteguriye kudusogongeza kuri iki gihangano kirata ububyeyi bw'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Hanyuma tukivuga no ku bindi bihangano, wibanze ku muziki wo gusingiza Imana, ariko ntabwo wishyiriyemo umupaka. Nta mupaka, nta limite wigeze ushyiraho. Reka turebe mu bindi bihangano uretse indirimbo zo gusingiza umubyeyi Bikira Mariya, harimo n'izindi ndirimbo watubwira wenda mu mazina. Yego, yego. Wenda mbere ko ngera aho ngaho, reka mbwire abadukurikiye ko hari nk'indi mfite yitwa wenda I Sing, nagiye nshyira no mu ndimi zitandukanye, album mu ndimi 6, harimo Ikinyarwanda, Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili, Ilingala rikiya n'Icyesipanyoli. Hariyo bita I Sing, iri mu Cyongereza, nayo ngo irasingiza Imana. Hariho indi bita Naponami. Naponami ni ijambo ry'Ilingala rivuga ngo I'm chosen cyangwa je suis choisi, naratoranijwe. Hakabaho indi bita Mama. Mama indirimbo irata ubwiza, ubutwari bw'umubyeyi, cyane ko buriya umubyeyi nawe cyane cyane w'umubyeyi nyine w'umumama aba agira uruhare rukomeye cyane mu burere bw'umwana bwacu twese. Hariho n'izindi nyinshi n'izifasha abantu kwishima, nyinshi zitandukanye. Yego, urakoze cyane. Ati n'izifasha abantu kwishima. Zimwe mu ntego rero z'uyu muyoboro wa YouTube channel Tumenye Kristo Rumuri na Kiliziya TV, harimo no kubasangiza ku bigize imibereho myiza ya muntu. Mu mibereho myiza ya muntu tuhasanga umuziki, tuhasanga ibindi bice bitandukanye bifasha umuntu kubaho yishimye, anezerewe, adakunje isura, adaheranwe n'agahinda, cyangwa se atigunze, bwa kundi umuntu avuga ngo ari mu isi ya wenyine, ahubwo yumva ubuzima buryoshye kuko abusangiye n'abandi, dusingiza Imana twese hamwe. Hanyuma Aimable, mudusangize icyo nakwita icyabakirigise kugira ngo mwisange muri uyu muziki usingiza Imana. Ni byinshi, ariko reka nca akarongo kuri kimwe.
Hari urugendo nagendanye n'Imana, Imana yankoreye ibitangaza byinshi. Nkumva rero ijwi rimbwira ngo mu rwego rwo gutanga ubuhamya, mu rwego rwo guhamya Nyagasani ibyiza yakoze, binyuze mu buhanzi bwaba ari ubunyuranye ariko cyane cyane bw'umuziki, kugira ngo burya ushobora gutanga ubuhamya mu buryo busanzwe, ariko iyo binyuze noneho wenda mu ndirimbo hari ubwo bwumvikana bwa buhamya kurusha. Rero navuga ko inkomoko cyane cyane ni iryo jwi numvise rya Nyagasani rimbwira ngo singiza Imana uhereye ku byo yagukoreye, uhereye ku byo ubona ikorera abantu muri sosiyete, unahereye ariko ku byo ubona wakeburamo abantu muri sosiyete, kuri ko sosiyete yacu rimwe na rimwe hari ubwo ubona harimo ibitagenda neza. Nk'umuhanzi rero ukavuga uti umusanzu wanjye ni uwuhe, ariko umuntu akabihamisha nanone cyane hafi y'ukwemera gatolika. Kubera ko muri uko kwemera niho dukirizwa, kuko abo dusangiye ukwemera babitwigisha, hari abo babitwigisha babiherewe uburenganzira busaserdoti muri za omeri cyangwa mu nyigisho zitandukanye. Muri uko kwemera turakira ndetse cyangwa se tubona n'ikuzo ry'Imana rwagati muri twebwe. Nuko rero wumva ijwi ry'Imana rikubwira riti nyamuneka wasingiza Imana, ugaruka ku byo urugendo mwakoranye mugendana n'Imana mu gihe gikomeye cy'ubuzima cyangwa se n'undi wese yanyuramo. Hanyuma havumbukamo umuzingo cyangwa se igihangano kigari, ndetse mwaravuze ko gikubiye kuri album. Ibi bihangano rero ni ibyanyu bwite cyangwa se ni ibyacu twese dushobora gusangira, dushobora kuba twagiraho navuga ngo uburenganzira, tukavuga ngo iyatabaye Aimable cyangwa se yasubije Aimable nk'uko yabishyize mu ndirimbo, nanjye ubwanjye ahangaha ndyamye ndwaye cyangwa se mbabaye cyangwa nshomereye ndi mu bushomeri, hari icyo Imana yakora. Burya iyo umuhanzi akoze igihangano ntabwo ari we uba akikoreye, aba agikoze kugira ngo agisohore kigere hanze, abantu bakireba bacyumva kibe cyabafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero rwose ni ibihangano dukorera abantu bose tukabishyira hanze, niyo mpamvu tubishyira hanze, umuntu akagira igihe ukabimurika ukabwira abantu ko hari ibihangano wakoze. Rero umuntu abikorera abantu, sosiyete, kugira ngo bibe byagira abo bifasha. Wenda ubwo niba ngombwa turaza kubabwira aho biri, wakenera wenda kubyumva. Umwanya n'uyu, hari ibiri ku murongo wa YouTube kugira ngo abantu benshi bamaze kumenyera ibijyanye n'ikoranabuhanga. YouTube wandikamo ijambo icyogere, akarongo gatambitse cyogere official, icyo gihe ibihangano bibonaho. Ariko nka album namaze kuyishyira ku mbuga, hari imbuga ngurukanabumenyi zicururizwaho umuziki ku isi hose, harimo urubuga bita Spotify, harimo urubuga bita Apple Music, n'izindi mbuga nyinshi cyane. Rero uwabishaka yajyaho akabyumva, kumva izo ndirimbo. Nkaba kandi nteganya no kuzazimurika mu gitaramo nteganya kuzakora mu minsi iri imbere mu buryo bwuzuye bw'umwimerere. Ndimo ndabyitegura cyane, tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026, urumva ko ari itariki idasanzwe. Kigali mu Kiyovu, aho abantu benshi bazi kuri Great Hotel cyangwa hoteli yitwa Great, iri hariya mu Kiyovu, abantu benshi bazi ahantu iri. Saa 11 saa 12 rwose tuzaba twanzitse n'igitaramo. Karibu buri wese wifuza kumva none izi ndirimbo mu buryo bwuzuye, akumva ubwo butumwa, buri wese aratumiwe, akazashaka itike akaza kudushyigikira. Twagira ngo noneho twongere dusogongera none kuri ibi bihangano bya icyogere. Mwarimaze kudusangiza ku gihangano gisingiza umubyeyi Bikira Mariya, mudushakire n'ahandi mudusangiza kugira ngo turusheho kunogerwa. Mu kanya muradusubiza ku kibazo kibaza ngo ese ibi bihangano byanyu cyangwa se uku kumvira ijwi rya Nyagasani mukurikije urugendo mwagiranye n'Imana na n'ubu mukibanye, mubona hari icyo bikomeje gufasha umuryango w'abakristo cyangwa se umuryango w'Imana muri rusange? Maze kubona
ubutumwa bumbwira ko hari abantu bigenda bifasha mu buryo butandukanye rwose. Imibare nagiye mbona imibare y'abantu bambwira bati kuraje, komereza aho ngaho, kuko umuziki ni ikintu cyagutse, si ikintu wavuga ngo wakoze uyu munsi kirarangiye. Umuntu agenda anoza yiga uvuga uti uyu munsi n'iki nakora cyanyura abantu, ejo n'iki nakora cyanyura abantu. Navuga ko rwose birimo kugenda biza, ariko ibiri imbere nibyo byiza kurushaho. Reka rero bari imbere gato ku ndirimbo bita Ineza Ye. Iyo tuvuga ineza ni ineza y'Imana cyangwa ineza ya Nyagasani, akaba ari indirimbo igaruka cyangwa ishishikariza abantu kongera gusubiza amaso inyuma, bagakebuka bakareba ineza Imana yabagiriye mu buzima bwabo. Buri wese icyiciro yaba arimo, cyaba ari kiri hasi cyangwa hagati cyangwa hejuru, ariko buri wese Imana ifite ineza imugirira. Zirikana ineza ye, Dios es todo, Dios es Dios, Dios es bueno. Zirikana ineza ye, Dios es todo, Dios es Dios, Dios es bueno. Ayo magambo ari mu rurimi navuga ngo abanyarwanda tutamenyereye ashatse gusobanura iki? Ni amagambo y'Icyesipanyol, Dios es Dios, uvuga ngo Imana ni Imana, Dios es todo, Imana ni urukundo, Dios es bueno, Imana ni byose. Nashatse gushyiramo n'urwo rurimi kugira ngo ubutumwa bubashe kuba bwagera kure. Nicyo hanini cyane nabikoreye. Yego. Aimable, kuhuza navuga ngo ubu buhanzi bukuyemo indirimbo zisingiza Imana hakurikijwe navuga ngo icyo wumva Imana ari cyo mu buzima bwawe, ndetse ukabihuza no mu navuga ngo ibindi bihangano bivuga ku buzima busanzwe, kuko ntabwo twabaho dusenga gusa, turakora tukavuga tukakora n'ibintu bitandukanye. Ni ibintu byoroshye kuri mwebwe? Ntabwo byoroshye, ariko none navuga ko dushobozwa byose na Nyagasani, nk'uko n'ijambo ry'Imana ritubwira. Buriya iyo umwiringiye ugasenga aguha imbaraga, ariko bisaba kugira umurongo uhamye. Ibijyanye n'akazi ukabigenera umwanya wabyo, ibijyanye n'indirimbo nabyo ukabigenera umwanya wabyo, n'izindi nshingano zo kwita ku muryango ukazigenera umwanya wazo. Navuga ko rero ubirebesheje amaso asanzwe y'umuntu yanjye nk'umuntu birakomeye, ariko hamwe na Nyagasani aramurika, agatanga urumuri, agatanga icyerekezo, bikagenda neza. Hanyuma muri ibi bihangano byombi hari ibihangano bivuga ku buzima busanzwe ndetse n'ibihangano birata ikuzo ry'Imana, urukundo rwayo, nk'uko umuntu abidusangije ati Zirikana ineza ye, umubyeyi Bikira Mariya, mwadusogongejeho gatoya. Igifata umwanya munini kuri mwebwe ni iki? Ni ibihangano bisingiza Nyagasani, kuko kuri album indirimbo 12 ziriho, ndumva niba ntibeshye indirimbo 8, 9 zose zisingiza Nyagasani, ariko wenda bitari kwa kumusingiza nk'umuziki wenda twumva mu kiliziya umwe bita classic, ariko ngenda sohoka ahubwo nkavanga n'izindi njyana zishobora gutuma abantu cyane cyane urubyiruko, kuko urubyiruko byakunze kugaragara ko bakunda nyine umudiho wabo wumva ujyanye nabo. Ndavuga nti rero reka ndebe uko ubutumwa bushobora kugera ku byiciro bitandukanye. Navuga ko rero ibyo byose umuntu ari ukuntu abivanga bigakunda. Umuntu arabihuza bigakunda kugira ngo ibyishimo umuntu ashakira muntu cyangwa se ashaka kandi koko bigerwaho. Akenshi rero tumenyereye ko impano nk'iyi yo kuririmba ifite ahantu iba yararerewe. Ese mwebwe nubwo tuzi ko musengera muri Kiliziya Gatolika, mwebwe mwararerewe mu zihe nzira? Niba ari korale, abahereza n'ahandi, byarushaho gukuza impano zanyu kugira ngo tube tubabona ubu ngubu muri Icyogere? Yego, nihuse mu bwana byo haba harimo byinshi. Nk'umuntu avukiye mu muryango w'abakristu, bantoje gusenga, guhereza nk'uko wari ubikomojeho, ariko noneho bijyanye n'umuziki
nanyuze muri za korali si nyinshi cyane ariko hari izo nanyuzemo ndumva nk'ebyiri eshatu ariko nza no gufata umwanya navuga ngo reka nanjye nshyiraho akanjye hari ibyo umuntu aba ari kwiga mu muziki natangiye kwiga kandi nkomeje kugenda nshyiramo imbaraga yego ahangaha navuga ngo muri diyoseze ya Kabgayi biherutse gufungura ku mugaragaro ishuri rya muzika ishuri ryatangiranye n'abana bakiri batoya kandi namwe twabonye mufitiye abana ese uyu murage navuga ngo wo kuririmba mwifuza namwe kuzageraho mu busigira njye sinabimuhitiramo ariko we abyihitiyemo kumva ko bimunyura nshobora kubimukundisha cyangwa se nkunda kubona banareba indirimbo akazikunda ubwo rero rwose ni ikintu cyiza buriya gutoza abana kuririmba by'umwihariko kuririmbira Nyagasani gusa none njye wenda ku giti cyanjye sinabimuhatira atabyiyumvamo ariko abyiyumvamo nabimushyigikiramo ariko nanashishikariza n'ababyeyi rwose burya umwana inzira umutoje akenshi niyo anyura rero burya wamushishikariza reka mvuge wowe cyangwa njye reka dushishikariza abana gukunda kuririmba cyane cyane kuririmbira Nyagasani mu gihe noneho babikunze cyane tukabibashyigikiramo ariko nanone tukabarinda kutayoba kubera ko iyo bakiri batoya akenshi hari igihe iyo utamubaye hafi atana ugasanga ntakurikiranye amasomo agiye no mu bindi bitari byiza rero ariko ni n'ikintu cyiza twashimira diyoseze ya Kabgayi ndetse na Kiliziya Gatolika muri rusange kubera ko nk'uko babikomojeho Kabgayi ni hamwe mu hantu hateza imbere cyane umuziki mu Rwanda ariko hari n'ahandi henshi bagenda bateza imbere iki gikorwa yego nayo nyuma kugana ku kibazo kivuga ngo umuziki uwufata uti ni iki kuri wowe umuziki ni ikibazo kigari ariko reka ngisubize muri ubu buryo umuziki navuga ko ni imwe mu ngeri zihanitse z'ubuvanganzo iyo tuvuga ubuvanganzo harimo byinshi harimo byo kwandika ibitabo harimo ubusizi n'ibindi n'umuziki cyangwa muzika ni imwe mu ngeri zihanitse z'ubuvanganzo kandi uretse kuba umuziki wafasha umuntu utameze neza ushobora kuba urwaye ushobora kuba wihebye wakumva umuziki wakumva umuntu akuririmbira ukamererwa neza ariko by'umwihariko nk'abakirisitu umuziki usobanuye ikintu kinini cyane kubera ko buriya bavuga ko uririmbye aba asenze kabiri bisobanuye ko rero iyo uririmbye ukaririmba neza uko ubishoboye uba usenze cyangwa se ukaba wafasha n'abandi gusenga umuziki rero ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu rwose njye kubaho hari ntaririmba kugera n'ubu bisa nkaho bidashoboka wakoze cyane muri uru rugendo rw'umuziki batubwiye ko ari unavuga ngo ni inganzo wiyumvisemo ifite ikomoka wahatuganirije ndetse kuri ubu yavumbutsemo navuga ngo album banatubwiye igihe album izatangarizwa hanyuma iyi nganzo yanyu ya muzika iragana hehe nifuza kuyigeza hehe ndumva nshaka kuyigeza kure hashoboka kure sinamenya ngo niyo ariko iyo tuvuga kure ku isi hose hashoboka ni nayo mpamvu wumva ngerageza gushyiramo n'izindi ndimi abantu bumva nibyo ushobora kuririmba mu kinyarwanda gusa abantu bakabikunda bikagera kure ariko kuko ku isi habaho indimi nyinshi niyo mpamvu ngerageza kugira ngo ubutumwa bube bwagera mu ndimi zitandukanye bive mu Rwanda byambuke bigere mu karere k'iburasirazuba Afurika y'Iburasirazuba mbabarire bikwire muri Afurika byambuka inyanja ya Mediterane ya Atlantika inyanja y'Ubuhinde bikwire ku isi hose niho hantu nibona nshaka ko ubuhanzi bwanjye bwagera n'ubutumwa bwagera turi kugana ku musozi w'ikiganiro bagira ngo rero mugire navuga ngo ubutumwa mutanga yaba ari ku bandi bahanzi ndetse n'abakimvamo inganzo cyangwa se impano yo kuririmba ariko batari bayigaragaza kuko birashoboka kandi barahari wasanga nawe muri iyi myaka 3 ushize aribwo umenye ko iyo mpano wayikuza yari yikurimo kuva kera mu bwana nkuko yigeze kubigarukaho wagira rero icyo mubwira n'abandi kugira ngo inganzo koko
ntizazime muri bo cyangwa se iyo mpano ntibazayipfukirane, ahubwo bumve ko kuririmba bifite abo bifasha, nubwo bitafasha abo waririmbye ariko bifasha ngewe wumvise igihangano cyawe. Okay. Mbere ko nta ubutumwa reka nanone mbakumbuzeho gatoya ku ndirimbo bita I Sing. I Sing iri mu Cyongereza kivanzamo igiswahili gikeya, nigaruka nyine ndaririmbira Nyagasani we utubeshaho, we udukorera byinshi binyuranye. Nayo ni imwe mu ndirimbo numva nziza by'umwihariko zisingiza Nyagasani ariko ziri no mu ndimi zitandukanye. I sing for Jesus, the King of all. I sing for my Lord, Umukiza wacu. Oh, I sing for Lord, for Lord. Oh, I sing for Lord. I sing for Lord. I sing for Lord. Yes. Thank you. Rero nkaba nifuriza abahanzi bataratera intambwe bakitinya, ushaka kwitinya ibintu sinabishobora cyangwa se nta bushobozi, gerageza ikintu gikurimo itaranto Imana yagushyizemo yaguhaye uyibyaza umusaruro. Muribuka muri Bibiliya ijambo rimwe ratubwira ngo wa mugani w'abantu Imana yahaye amataranto bakagenda bakayatabika. Ibaze rero Nyagasani nakubaje ngo ko naguhaye itaranto wayikoresheje iki? Ariko no mu buzima busanzwe umuntu aritinyuka ikintu wumva ufite wakora watanga ukagikora, birumvikana ntabwo watangira ngo ibintu bihite bigera ku rwego rwo hejuru. Utangira gahoro bikazamuka, ndetse ukagira n'abajyanama bakakugira inama. Yewe muri urwo rugendo umuntu harimo n'abacika intege. Nagira nanabwira abantu ko nyamuneka iyo ufite intego ushaka kugira ikintu ukora cyiza, wicika intege, wikumva abantu bakuca intege, ahubwo komeza ya ntego yawe, wirinde abantu baguca intege, usenge. Harimo n'ikintu cyo gusenga, kubera ko Imana iyo uyeretse ibyo ushaka kugeraho, cyane cyane iyo biri no mu murongo yaguhamagariye, ibigushyigikiramo, ikakurinda ibigeragezo, ikakurinda abaguca intege, igatuma wiyungura ubumenyi, ubona cyo ni ingenzi. Ikindi igakuza inganzo yawe. Rero numva muri make ari ibyo nabwira abanyamuziki, cyane cyane abashaka kwinjira muri iyi ngeri, muri iki gisata. Bose ni karibu, nibaze dufatanye gusingiza Nyagasani, nibaze tumuririmbire kandi tunakebure sosiyete, kubera yuko hari bimwe na bimwe tugomba gutanga nk'umusanzu. Turagushimiye cyane. Inshuti bakunze h'umuyoboro tumenye Kristo Urumuri na Kiliziya TV, mwumvise ko inganzo irahari kwa Aimable Twagirayezu kandi rwose iranakuze. Tuyifurize kwaguka ikanda ikagera kure hashoboka nk'uko nawe yabitwibwiriye. Turagushimiye rero kubw'uyu mwanya watugeneye kugira ngo tuganirize mu rugendo rwawe rw'umuziki, umuziki usingiza Imana, ari nawe ufashe igice kinini bigize ubuhanzi bwe mu muziki. Ariko kandi nababwiye ko nta mupaka, nawe yabyemeje, yavuze ati nta mupaka, dufite urubyiruko rukeneye kumva injyana zisingiza Imana cyangwa se ubutumwa bwiza, yaba ari bwanditse muri Bibiliya ntagatifu ariko bishyizwe muri za njyana zitandukanye. Niyo mpamvu rero muzamusanga muri hip hop, muzamusanga no mu zindi njyana ngewe ndatazi, ariko aho hose ikigamijwe no gusingiza Imana. Binyemerere rero dushimire Aimable, ariko rwose tumushimire kandi tumwifurize gukomeza gukura akagera kure, ndetse n'inganzo ikagera kure hashoboka. Yego, ni byinshi ariko wenda mu ncamake reka mbakumbuze ku ndirimbo bita Revelation. Nta gace gato ndirimbaho. Revelation harimo byinshi wenda ntabwo turi buyinjiremo, hanyuma nze nsoza. Ni akarofure kayo kavuga ngo Revelation, isolation, oh, transformation, revelation, creation, isolation, transformation, revelation, oh yeah,
icyo nshaka kuvuga ni iki, iratwibutsa ko twaremwe, yego, ikatwibutsa ko hari ubwo rimwe na rimwe Imana idukura ahantu turi ikatujyana ahandi, ikaduhindura transformation, hanyuma ikatwigaragariza ikatubonekera. Ni ubutumwa buri mu njyana nzi ko urubyiruko nuko tutayinjiyemo iyo ndirimbo yose, ariko bazaze ndabararitse mu gitaramo kuko nabivuze itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu Kiyovu kuri Great Hotel, baze barebe igitaramo cy'imbaturamugabo. Ndabizeza ko bizaba ari byiza. Ujye muri comment wandike wenda nigira amatsiko tuguha amakuru arambuye uko wabona itike yawe, hanyuma uzaza winjire mu gitaramo dufatanye. Hazaba abandi bahanzi benshi kandi beza, dufatanye gusingiza Nyagasani kandi tunidagadure tugire ubuzima bwiza. Ndabashimiye cyane, Imana ibaho umugisha. Yego, tutarasoza reka mbibutsa kandi kantu kamwe navuga kuri uyu muhanzi twaganiraga, ntabwo ari kuririmba gusa, yabwiye ko no kwandika ibitabo abikora. Kuri ubu ngubu ndiriwe mbavugira, mwatubwira kimwe mu gitabo mwamaze kwandika cyashyizwe n'ahagaragara? Yego, natangiye urugendo rw'ubwanditsi bwo kwandika ibitabo umwaka ushize. Nahereye ku cyo nise Uhoraho, ubuzima, urukundo n'urumuri, bitangaza bitavuzwe n'ubuhamya bwa Yesu Kristo umucunguzi. Ndumva icyo gitabo ndagishyize hanze, ababishaka bakibona, bashaka kutubaza tukababwira aho bakibona, ariko kuri ubu ngubu kiri ahantu bita kuri Saint Rita iruhande rwa Patches TV neza, ariko si cyo cyonyine kubera ko ubundi ntunganye n'ikindi gitabo cya kabiri cyo ntarasoza, ariko nifuza kuzamurika mu bihe biri imbere. Rero ibyo byose umuntu agenda abikora, byose ni ugutanga ubutumwa. Yego, ibyo byose rero bigize ubuhanzi bwa Icyogere, uzwi ku mazina ye Aimable Twagirayezu, ari nawe twaganiriye aha ngaha byimbitse kandi biryoshye. Hanyuma akaba agiye no gutera intambwe yo kumurika album ku matariki yamaze kudutangariza, tugira ngo tunamwifuriza imyiteguro myiza kugira ngo rwose azakomeze, navuga ngo kuba umwamamazabutumwa utashyizeho umupaka. Muri izo ndimi zose Nyagasani yaguhaye ubushobozi bwo kumenya ndetse no kuvuga. Benshi bakeneye ijwi rihumuriza, ijwi risibata, ijwi risingiza Imana, ijwi risenga. Aimable rero turagushimiye. Murakoze cyane, ariko reka mbwira abantu uyu munsi twaririmbye mu byanyamuziki bazi nka capella, ariko ntabwo ari ubwo buryo dusanzwe dukora umuziki. Bazaze mu gitaramo birebere, bifite itsinda band yuzuye mbese muri makeya, bazabe bareba umuziki. Yego, nibyo byari bikwiriye nka acapella, ntabwo mwari kugenda mutaturirimbiye, kandi twagize umugisha wo kuganira namwe. Turagushimiye kandi twifurije imyiteguro myiza, twifurije kuzagira igitaramo cyiza, kandi natwe turakora ibishoboka kugira ngo natumenye Kristo Umunakiza TV iki gitaramo tuzakitabire, ndetse nibirashoboka tuzongere tubasangize ibindi bice bimwe na bimwe byaranze icyo gitaramo. Nzabinezererwa cyane, ni karibu cyane, muzabe dufatanye, na nyuma yaho tuzagira ibindi biganiro dukora tureba ngo se noneho cya gitaramo cyagenze gute. Murakoze cyane. Murakoze.